Hello once again, it's Dante Vibes nk'uko mumenyereye. Uyu munsi rero ngiye kubigisha akantu katari butinde cyane. Umuntu wese ufite ikibazo cya telefone zigenda gakeya, za telefone ziraninga gahoro. Ugasanga ufite application ukayikandaho ukanze kuri application runaka ugasanga telefone iri kurandaga kugira izafunguke application. Bikaba ikibazo. Ikindi kuri nk'umuntu ugasanga afite interineti igenda gakeya, ugasanga afite data pe ziri full ariko ugasanga interineti iri kugenda gakeya n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero ndagira ngo twige ako kantu kugira ngo nukurikirana iyi video uraza kuyisoza buri kintu cyose kuri telefone yawe kiri kwihuta. Twagiye ntabwo dutinda. Turaza tuze muri setting ya telefone. Numara kuza muri setting ya telefone uraza hasi hari abakora kuri about phone cyangwa se ya about phone cyangwa my phone, hari n'abandi bakora kuri system bitewe na telefone uba uri gukoresha. Hanyuma tumara gukanda kuri setting, numara kuza muri setting rero tujya kuri system. Nababwiye ati bitewe na telefone ukoresha, hari uzakanda kuri system, hari uzasanga iyo option ngiye kubabwira iri hano ugikanda kuri setting utubona hasi, cyangwa se ukande kuri system cyangwa ukande kuri about phone. Ariko nk'indi gukoresha turakanda kuri system. Tumara gukanda kuri system turamanuka hasi tuze turebe kuri option yitwa reset option. Uyikandeho. Numara kuyikandaho haraza aya option atandukanye. Option ya nyuma wirinde kuyikoraho niyo bikurikirana. Twebwe tugiye turakoresha option ya mbere, reset wifi mobile and bluetooth. Mvuga ngo hano igihe telefone afite ikibazo za internet bimwe nababwiye ugasanga ufite internet ariko data ziruzuye ariko telefone kugira ngo izarodinge ugasanga bigenda gakeya. Ariko iki gihe rero telefone uba ugiye kuyihindura nk'inshyashya igakora nk'umurabyo. N'ibibazo bya bluetooth gukora gakeya ko gutransferinga amafayiro ahangaha nawe umaze kugera kugikemura. Uhita ugakanda kuri reset, warangiza ukamanuka hasi. Iyo umanutse hasi hari reset settings, ukandaho. Hari naho uzasanga ngo delete all data cyangwa se reset all data bitewe na telefone ukoresha. Iyo umaze gukandaho biba bibaye icyo gihe telefone iba imeze ubu uyisubije nk'uko wayiguze ikiri nshyashya ku bigendanye n'ibyo ngibyo nababwiye. No kuri option ya kabiri tugarutse n'inyuma kanda kuri reset apps preference. Ahangaha naho rero niho nabona ni icyo gice nababwiye, ama application agenda gakeya, ugasanga ufite application ukanda kuri application kugira izaroding bikaba ikibazo. Rero iyo umaze gukanda hano ngo reset apps ngo ihita ifata ama application yose ikahita imera nk'iyari startinze kugira agatangira bushyashya gakora neza atarandaga. Hano tubigenderemo neza, ntago application zisiba ahubwo imeze nk'izapdatinze zikongera gukora neza, telefone kongera ikaraninga neza. Niba aka video kagufashije utibagirwa kufollowinga, utibagirwa gukanda subscribe, utibagirwa no kugasharinga abandi kugira nabo kabafasha.